umusaza witwa Mpyisi mwabanye mute? Twabanye ni muntu ki kuri wowe ishuri gitwe ni umubyeyi wanjye ni umubyeyi wanjye rwose teka ryose bavura inzara igakira ariko umurengwe ntuvura ako kandi mbuko kitwa murakumva oya turirimbira aho twumva ubukwe bwo mwisi butera amatsiko nyamara bwuzu yemwe imiruho dufite ubukwe tuzataha mu ijuru bwa Yezu Kristo n'itorero rye gusubiramo niko se wowe shuti warararitswe nawe uriteguye none kwakira Yesu mwami azatwambika imyambaro yera tugeze iwacu twateguriwe Nizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi utureba ari mu gitondo ari mu gicamunsi cyangwa se ari ku mugoroba tutugwaye ikaze mu biganiro byacu nitwa Patrick ikaze wakoze cyane guhitamo gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV ariko reka manze mwibutse ko dufite website yawe tv.com ikugezaho amakuru yizewe kandi abavugwa hirya no hino ku isi dutuyobwa n'imugere zitandukanye muri cinema muri entertainment muri rusange muri politique hose turagira tukakumenyesha amakuru ikintu cyambere n'amakuru nongera mwibutse ko turi kumwe na Body Max Fitness barakubwira ko niba wifuza kumera neza cyane ugakora umubiri wawe uba ugomba kugana Body Max Fitness dore mu giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe uje muri top kati ibumoso bwawe uba ugeze kuri Body Max Fitness dufite services zitandukanye zirimo gym nziza cyane sauna na massage swimming pool n'ibindi bitandukanye duhamagare kuri 0788358041 nkwa ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turi kumwe n'inzu y'ibitabo turi kumwe n'umusaza wari imanda nyinshi cyane wari ingoma nyinshi cyane tugiye kuba tuganira abasangize kuri experience bafite y'ubuzima umusaza utabarutse abangana n'inzu y'ibitabo hiye uraza kusobanukirwa byinshi uraneza muzee ndaho rutagungiranira namahoro nyine nkwampaye wari ingoma nyinshi pe wavutse ku ngoma ya Musinga ajya mu Kinyaga yanze kwambara umudari arababaza ati umudari munyambika uyu umuntu ushushanijeho ariho bati ntariho yazize iki ati yazize bene wacu yego Musinga ati none mwica umuntu mukaza kunyambika inzigo abahitana bamujyana mu Kinyaga icyo gihe mu gihumbi kimwe bwa 1933 niho navutse nibwo wavutse mfite imyaka 88 y'ubukuru inyuma yawe himya abami bangahe himya Rudahigwa na Kigeri hakurikiraho Kayibana na wa Mukigabiriye Habyarimana urashaje muzee urashaje rwose ingoma nyinshi ubuzima bwawe busangiza umuntu gute ubuzima bwanjye kuba nkiriho ntabwo nahinze cyane imyaka 29 nakoreye abanyamerika b'Abadventiste sinahingaga abanyamerika b'Abadventiste bari baraje mu Rwanda ngo 1953 nari ndangije umwaka wa 8 gitwe yego wizi gitwe nkora mu cyiciro cya L'école protéine évangéliste c'était mu jour umunsi wa imyaka 29 ubu rero nicyo gituma ngihumeka iburyo isukirica nta miriho myinshi nagiye wibereyeho neza muri umunange arakamba kandi ari nkurikira wabayeho neza pe abo Abadventiste bari baraje baturutse muri Amerika nibo batuye igitwe nyine n'ahandi hose bagiye bakwira nabatangiye kwakorera 67 mpagara 88 ndwaye igifu ariko bampaye pasiyo y'ubukuru niwe munyarwanda wakoranaga n'abanyamerika gusa n'abandi nabampyisi n'abandi Mpyisi twarakorana mwarakoranye cyane muraziranye umubyeyi wanjye ndetse yabwiye abana bati mu bana banjye furange ni umusaza niga umwaka wa 8 nacumbikaga iwe acumbitse ahitwa Betania ahigitwe Mpyisi mwarakoranye mbere 1952 mwarakoranaga naragiye ahubwo n'igishuri abaye nkundera nanjye niga ndetse muzee ibanga ryo kurambura vuti kudakoresha isuka cyane kutavunika nasa abantu bubo ko ari nabo usanga badahinga ariko ukabona umusore yawe kandi ukagerageza kunywa amazi atetse ntupfe kunywa ibintu ubonye n'amata n'icyayi ntabwo sohoka mu nzu ntanyoye icyayi ifite amaraso adahagarara ese muze wivuga gute umusaza wa kera usanga bafite nk'ibyivugo wenda banyita migabo ya Ruhimba nandi umuhungu simpeze imigabo batazi ko nk'abantu nk'imito niba barisha bagize inkorotanye goma niko ko wivuga niko nivuga ukaba mwene nde nkaba mwene nyine nkwaye nyine nkwaye bunonori bwa kari mu ngoro ka Sebahuku wa Mahame ya Mutanyi wa Ngoboka nibyo bisekuru byanjye wariye manda muze nariye manda ndereho nabyanditse hano kugira ngo naza kwibagirwa imyaka bamugani bimaze no kuba myinshi imyaka imaze kuba myinshi ariko ndacyasoma ntagombye amarinete ariko mu mpanenda nayo kuzongera gusomera ku matara hari byampuma ko ndasoma urumuri rwinshi rwica amaso
nese urubyiruko rw'ubu ngubu usigaye ubona rushaje rukiri rutoya biterwa n'iki muze? Ni ukuvumva umukara biterwa n'ibyo barya. Biriya byose birimo ifumbire za kijyambere, izo mvaruganda. Imvaruganda. Kera mwiriraga ibintu bizima. Komeye. Ubu indyo ukunda ni iyihe? Jewe mu ndyo nkunda, icyambere mu byo kunywa nkunda icyayi, ubundi nk'ibijumba n'ibishyimbo, ariko ibijumba sinabikunda cyane, ahubwo nkunda umuceri n'ibishyimbo. Ukunda umuceri muze? Umuceri ko ari baba iwacu barawuhinga cyane, ku kibaya cya Mwogo niwo duhinga cyane. Nese ubwo kera mwiriraga umuceri kutabagaho ukunda? Kera ntiwabagaho, ariko aho uze narawukunze, ariko sinkukunda cyane kuko iyo unarariye umuceri busa n'uburayi. Usa n'uburayi. Nese ubwo ukunda iki? Ko mutawukunda cyane? Yewe ko inka zitakiriho zatunaniye. Agafiriti wapi? Agafiriti ndagakunda, ariko cyane cyane nkunda ibishyimbo birimo amavuta y'inka. Amavuta y'inka. Imiryango ya kera yarambanaga muze, ariko abo bo divorce ni buri munsi. Biraterwa n'iki? Ubundi rero n'akanyama njya buhoro, sifa kubyagagura inyama kuko naba nk'intare y'ikiruru. Kuko zikura umutima zigahangayika. Abantu bakunda inyama barakukumutse. Bagira n'amahane cyane. Yarakabaje ni nk'intare. Biterwa n'iki? Biterwa n'inyama nyine. Burya mu mibereho ya gikristo ntabwo kurya inyama nyinshi ari byiza. Ariko wenda ibyo ngibyo nuko ari by'abadivantisite. Bituma ugira uburakari bwinshi nk'ubw'intare. Ntiwigarure. Yego. None sinari nkubajije ni imiryango ya kera ko yarambanaga. Yarambanaga nyine. Ariko abo uko batandukana buri gihe ubona itandukana riri. Ni imyifurize mibi. Kera bagiraga umurava. Kandi ijambo ry'Imana ryari rivuga ngo iringira Uwiteka ukora ibyiza, ugume mu gihugu, ariko ukurikiza umurava. None umuntu utagira umurava ni ikinyabupfura. Umuntu utagira umurava ntabwo yakora ibyiza. Ubwo abantu bashaka bagira amahitamo mabi. Bahitamo nabi. Bakunda no kuba baterana amagofe, bagashotorana, ariko uwiringira Imana kandi akagira umurava abafite ikinyabupfura kibaho umuntu wese. Kandi Yesu yaravuze ati ushaka kuba mukuru muri mwe abe nk'umugaragu w'abandi. Umusaza witwa Mpyisi mwabanye mute? Twabanye ni muntu ki kuri wo ishuri gitwe, ni umubyeyi wanjye. Ni umubyeyi wanjye rwose. Nabaye nkurerwa nawe niga ishuri. Wamusobanurira abantu gute? Ni muntu ki? Ni umugabo wabayeho kera, yari umujyanama wa Rudahigwa. Nuba abantu bose bafite ibibazo arabahanura. Kandi ni umukristo wuzuye. Arahanura. N'umuhanuzi izitagira mukuru, uwo mugani urawuzi? Oya. Ngo izitagira mukuru zirumba ari indara. Izitagira mukuru zirumba ari indara. Ubwo bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ibishyimbo birumbye mu rurabo ntabwo biba bikeze. Umwana apfa mu iterura. Iyo utafite uburere bwiza ntabwo ubaho neza. Inzu burya muri fondasiyo niho bihera. Inzu nayo ipfa muri fondasiyo. Inzu ikomerwa na fondasiyo ibikomeye. Ibikomeye. Haleluya. Nawe se urahanura? Iyo mpano ya Mpyisi nawe umukuru ntumuhera ko azagumuhera ko azaguhanura. Nanjye nahanura abana bato nkababwira gahunda zikwiranye nuko naho ngereye. Umukuru n'umuhera ko azaguha? Umuhera ko azaguhanura. Asugo guhanura. Guhanura ni uguhugura. Ni uguhugura. Hari abantu bumva nyine ko guhanura hari abantu bumva ko ari ukubwira umuntu bizamubaho. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo hana uteshye uhugure. Ni amabwiriza y'ingenzi. Hari abantu bumva guhanura bakajya ngo ni nko kubwira umuntu ibintu bizamubaho. Nabwo Imana yatumaga abahanuzi babo kuburira abami bitwaraga nabi. Umuhanuzi akababwira ibizabaho ahubwo babigwamo. Ariko aho Uwiteka akabaramira kuko bamuvugiraga yabatuma. Muze ntabwo biba byoroshye kumara iyo myaka yose. Ndakuze. Ufite abana, ufite abuzukuru. Abana n'abuzukuruza. N'ubuvivi buri hafi. Buri hafi. Kugira imyaka nk'iyo wagize. Umwana w'ifura yanjye yavutse 1959 mu kwezi kwa mbere. Nawe ni muze. Ni umusaza ndetse iyo turi kumwe bavuga ko ari n'umuntu wanjye. Atuye mu Bugesera hara ku Ruhura. Iyi myaka ugejeje ubona byoroshye ko ubu yayigeza. Simbizi ko bizashoboka ko barirukanka cyane bagatora uruzi se ntakomeye. Uridade. Ariko sinzibo. Ariko nkumva nkomeye. Abo bo bigenda bite? Babyibuha cyane bigatumbagira. Nibyo bituma basaza. Dore mpaguruka ntigize mfata intebe. Urakomeye cyane ahubwo wagira ngo kandi nakora n'agasipo. Nkongera nkagirana. Nibyo. Muze urakomeye. Nkomera Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nkomerwe na Yesu. Nawe ujya kwa data atamujyanye. Nawe igitwe se bahize biki?
twigaga mu Giswahili ubu n'agaswahili urakazi ndakumva cyane habari gani njema anasemaje unatangazaje watangaje wetu icyo gihe mwigaga mu Giswahili mwigaga ibyitwa ngo iki se ubu wenda amasomo y'ubu ngubu twari dufite ibitabo twigiramo bivuga ngo futa maharifa bivuze ubwo ngo shaka ubwenge futa maharifa ubwenge rero waje kubona nabushakashatsi ndaguma buza gahoro ni bumwe Salomo yatse kandi mu Gifaransa no twari dufite ibitabo bitwa ngo la santé par les aliments ubuzima buterwa n'ibyo kurya la santé par la plante la santé par les aliments ubuzima buterwa n'ibyo kurya ubuzima buterwa n'ibyo kurya ngo abantu ibyo barya nibyo bivamo ubuzima bivamo imbaraga kurya imvange la santé par les aliments la santé par les plantes par les aliments plante si byo si byawe nabyo savabye na conseil du médecin amabwiriza inama za muganga nazo kuzikurikiza ni ingenzi harabanze gufata inkingo bishuka ariko icyo leta n'umubyeyi icyo leta igaragaje uragikurikiza abo banga gufata inkingo so umva bavuga ko biba biterwa n'iki ngo ni uburokore ngo ni ibimenyetso n'ibindi nk'ibyo ariko ntabwo ibyo wabikora leta n'umubyeyi turi abana bayo igomba kureba ikizaduhuta ikadukingira cyangwa ikadufata neza none se muze kuri icyo kintu uvuze ngo kibihe ibintu by'imperuka bivuga iki ibintu by'imperuka igihe wakuriye wumvaga bataba ko Yesu aje bavuga ko Yesu aje ufite imyaka mike cyane none 890 uri urayingayinga 1948 nari mu mwaka wa 3 w'ishuri bavuga ko Yesu agiye kuza ari karibu tena ariko noneho bagiye kuza ibihe birakuze ibihe byahanuye birahuye byose byarahuye abantu bari icyo gihe bavuga ngo agiye kuza ubwo nibagira urwo rujo bakaba n'ubundi niko bizahora ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi ngo naho baba abamarayika bo mu ijuru ntibabizi keretse data wenyine niko Yesu na Yesu Kristo niko yavuze uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi naho baba abamarayika bo mu ijuru ntawe ubizi keretse data wenyine watwese ari Imana ibintu by'imperuka bivuga iki numva ubuhanuzi bwemeza ko imperuka izabaho imperuka wumva ari nk'ibihe bigeze bitose ni ibihe birangiye abantu bavuga ngo uyu muntu ngo apfuye ngo imperuka y'ibintu oya hahirwa bapfa bapfira mu mwami kuko mu gitondo cy'umuzuko kizabaho na Yesu Kristo niwe hari abantu baba batabyumvira Yesu Kristo niwe fura yo kuzuka hari abantu ujyana ngo byo kuzuka ngo fura yo kuzuka ni Yesu Kristo uko yihanuye avuga ati nzamara iminsi 3 maze iminsi 3 mugize witwa Doroka yari yapfuye Yesu azu witwa Lazaro nawe yari yapfuye bavuga ngo ntuhegereranuka Lazaro ko yongeye agapfa Yesu yarabwiye ati ntiyapfuye ahubwo yasinziriye nyuma yanyu uko yasubiye mu bitotsi nyine ariko azongera azuke ku munsi uzaheruka ntabwo yapfuye yarasinziriye hahirwa bapfa bapfira mu mwami Yesu ntabwo biba byoroshye ariko bamwe bavuga bati rwose nta byiringiro ibyiringiro birahari bati ntabwo bishoboka ibintu no kugira ngo nyine abantu babumve nyine bari batuje igihugu kigira umutekano uko kikubwira kudakora ibibi ijambo ry'Imana ratubwira ngo ibyiringiro dufite bigira agaciro kenshi kuruta iby'iyi si by'imbura mu mura bijya bishimisha benshi dufite ijwi ry'ihumure ritwereka ko Yesu yabanje gupfa akazuka ari we fura yo kuzuka abamwiringira nabo bazazuka bapfiriye mu mwami ariko abantu bumva bavuga Imana gute abantu bamwe barashidikanya kubera intege nke za kimuntu ariko harabemera by'ukuri ariko abantu bashidikanya bumva hari rezo bafite cyangwa hari impamvu yatuma bashidikanya bakabihuza no kwa Tomasi nawe ngo ntabwo yemeye ko yazutse yemejwe nuko abonye hari abemera batarabona hahirwa umuntu wizera icyo atarabona niko ijambo ry'Imana rivuga hahirwa umuntu wizera icyo atarabona mbese abantu nyine bavuga Imana bitandukanye kuri kwabo ko nukuye abantu bavuga Imana bitandukanye ni nk'uko mu bantu hatabura uruntu bamwe barayoboka abandi ntibayoboke ko hari abanze gufata izi nkingo kandi twe twarazifashe abantu ntibashoboka abantu bananiye n'Imana amaherezo ubwo amaherezo yabo ni ibihano nuse abantu bavuga bati ko si Imana hari umusore twekwana ngatse Imana ikora ibi bibaho ngo Imana ngo yarimboye ahantu umwanzi w'ibyiza ni shitani kandi bararwana ari intare ziritse satani y'intare ziritse ariko satani nawe ko yaratsinze kundi ruhande nawe hari imbaraga afite ibwami ngo bavuga gute ngo bari ku musego w'umwami ngo bavuga iki abasigize inko basigiraga bati iki bakabwira umwami bati
umwami si umuntu bantu yahaye inka nubwo mubona yica umuntu agakiza indi umwami ni inkuba akaba hejuru yego niko umusizi yavugaga twigarukire ko muri icyo gihe cy'abami abami babayeho igihugu kije kugira abazungu barakizamo na repubulika ariko repubulika yaje wenda nyuma gatoya twigarukiye kuri iyo ngoma ya cyami abazungu baza kugira mu Rwanda gute abazungu baraje bageze mu Rwanda Musinga abagirira isave niho bubatse bashaka no kubaka n'ahandi hari hose mu kare ko bahubatse nyine hafi hari abapadiri bubatse yego abamisiyoneri ariko Musinga bagiye kumwambika umudare arawureba arawitegereza none se uyu muntu mu mpaye kuri uyu mudare ariho yego bitewe n'umuntu yabonaga ku mudare ati ntariho yazize iki yazize bene wacu none se muri iki umuntu mukaza kunyambika inzigo Musinga yanga kwambara bamujyana mu kinyaga umudare arawanga arahakanira abazungu muri icyo gihe niho navutse mu 1900 icyo gihe bakoreshaga izindi misa cyongereza Ikinyarwanda abazungu bavuga Ikinyarwanda se abazungu baje mu Rwanda bavuga Igiswahili babwana kwe n'abandi bavuga Igiswahili ariko bagasemurira Musinga nawe akabasubiza mu Kinyarwanda kinyomowe yego ibyamoko bizakuza ryari ibyamoko byaje mu 1900 itora rya referendum ryaje muri 61 byavuga ngo Gahuta avuye ku buhake urumva udahigwa ariko asa nawe hari wazanye demokarasi bavuga ati abagaragu bagabane n'abashebuje be kuguma mu bukondi nabwo bibabaza biri yego ababiri bamujyana Bujumbura aratanga urumva niho yatangiye yabatangiye ariko demokarasi irangira hasi izamwa ababi n'abeza ifura ariko ifura nizo zitwara igihugu aho dutwariwe n'ifura turi misi tumaze kandi turarambye cyane kuko uyu mutware wacu yanga umuntu usuzugura urumva aravuga ati umuntu ntiyaha agaciro namwe mukamuhe umuntu wiyambuye agaciro ntagahabwa yego umuntu yiha agaciro cyaka kiyaka imikorere yabo bamoko bagendaga bakurikirana hari bagendaga basana bavurungana izo ngoma z'abari abanyaruhengeri n'abandi uko n'abari abanyamarangara ariko ubu ngubu twabaye nk'abaruhuka nubwo habaye akaga ariko dufite ubuyobozi bwiza ingoma yakubereye nziza cyane yari iyi ni irengeje iyi ni irengeje tube turi ku muya cyami tube turetse kujya mu ya repubulika ingoma ya Rudahigwa ari ingenzi ni ibihe byiza byabaye mutazibagirwa ntabwo nzabyibagirwa na rimwe Rudahigwa yaravugaga ati abantu bahatse abandi biguma mu buhake nibagoboduke bagabane bikorere nabo bishyire bizana yego ni yabizira atabizira ariko arifura yatwitse neza cyane abatura abantu mu bubata none se kera muri iyo ngoma ya cyami tuza kujya muri repubulika ikintu cyitwa umuco karande umuco wagenda guhinduka uhinduka buri munsi kugeza nubwo abantu basubiranyemo baricana yego ariko ubu buyobozi ndabukunda baravuze ati sishaka amahari n'amasubiranamo ngiye ndashaka gutwara umunyarwanda n'umunyarwandakazi ubu turi abanyarwanda n'abanyarwandakazi yego kandi tubana mu rukundo abanyujije hirya y'amategeko bazana ubutandukane abo barabihanirwa turi umurungu cyane igihugu cyane kinyura mu bihe bitandukanye ariko ubu turi mu mahoro genda shima ubuyobozi twabuhawe na Yezu Kristo ntabwo bwapfuye kwizana ni Yezu Kristo waduhawe uriya muyobozi nibyo kuko yanga umuntu usuzugura cyane nari nkumaje kuvuga ngo umuco uko wagenda guhinduka wenda habaye igihe bivuga ngo batambaraga Habyarimana yabanje kuza asa n'utegeka neza bukeye baramurindagiza aratakara urumva Kayibana nawe niko byagenze yari umukozi wa Musenyeri aza mu buyobozi bufatanije n'amadini yitwara neza ko ageze aho nawe arabitakaza urumva Rudahigwa yayoboye neza cyane ni ukuri urubyiruko rw'ubu ngubu surubona yayoboye neza cyane mubyara we nawe ubwo ni mubyara we nawe atuyoboye neza cyane uyu ni mubyara we yego nari mvuze ni gatoya n'urubyiruko rw'uyu munsi wa none n'umuco ubibona gute urubyiruko rw'uyu munsi ni rwiza kuko ndabibona bafite umuyobozi inka zitukwamo inkuru urumva iyo abantu bahaye metode barayikurikira umumenyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayiva dore inka zitukwamo inkuru iyo umuyobozi ari mwiza n'abamukurikiye babeza nari mvuze ni kwa kantu umuco bavuga bati abana b'uyu munsi nta kinyamfura bakigira
imyambarire nayo utabonye idasobanutse. Oya n'abagore babonaga ko nta gaciro bagiraga ariko umuyobozi yabaha agaciro bati nibo babyara abantu nibo barera abana bacu kandi bakababazwa n'ibise byabo nubaha agaciro kabakwiye. Yego baragaha kereka nibarengwa bakakiyambura se umuntu avura inzara aruvura umurengwe. Oya umurengwe utegwa n'iki? Inzara iravurwa igakira. Umurengwe ni ubucucu kuko urenzwe ubukwiye kwibuka aho wavanye ibintu ukamenya naho bizaherera ariko iyo urenzwe ukabivuyanga birangirira. Umuntu ngavura umurengwe, umuntu avura inzara igakira ariko ntavura umurengwe ntuvurika. Umurengwe se nagushira? Umurengwe nyine ntagushira wenyine umara n'ibintu bya nyirawo. Ariko inzara irashira. Ariko umurengwe nagushira. Oya nuko hari umuntu inzu yahiye byamurenga byamuragara ngo inzu yarahiye abonye umwotsi ucumba ati nimusatse mbanze nduhukeho gato kandi aruzi umuriro wafashwe. Urumva se iteka ryose bavura inzara igakira ariko umurengwe ntuvura. Ntabwo byoroshye mwana wanjye. Ariko navuga ko ni experience ndende n'uburambe warabonye byinshi. Ubuyobozi bwiza ni ingenzi butigeza ku gaciro kanini. Yego cyane cyane umuntu arishyira akizana akurikije amategeko. Byose ni mu mategeko. Haleluya. Imana byose iti ku murongo. Haleluya mwana wa. Ubu uracyajya gusenga se cyangwa umaze gusaza? Njya gusenga uretse ko ahesha isengero zikinzwe kubera covid. Yego ariko iyo isengero zibonetse ko bone ibyangombwa hari urukarabiro hari ibindi n'isuku cyane tujya gusenga. Ndacyagenda gasenga kandi niyo wanjye ndasenga. Ntabwo ndyama ntasenze ntasomye Bibiliya. Yesu abigishwa be bakiye mu mirima y'amasaka ku isi baca amahundo barahekenya. Abafarisayo bahamagara Yesu bati bira abantu bakoze n'ibiki. Yesu ati kijya mu nda ntigihumanye ahubwo hahumanya amagambo bavamo asebanya. Ati ntimwibuka ko Dawidi yari imitsima yo kumurika asonzanya n'abagaragu be kandi yaribwaga n'abatambye ko ntacyo yahaniwe. Muze abantu bajye banywaho gake. Kurya no kunywa ku rugero ntabwo ari icyaha. Ikibi ni ukurenza mbiga. Icyaha no gusinda. Kandi nkubwire utanyoye n'inzoga ukarya n'ibyo kurya ukarya nabi warwara ubwangati. Nabwo bwira guhita ubusinzi bw'ibyo kurya warya. Akazana wakira warwaga ubwangati n'ikirungurira. Abo ni abanyamururumba nibo barwara ubwangati. Ikirungurira hawara kirungurira aboro batagira amata. Batagira amata. Muze tugerege kwa kantu ko kunywa. Abapasiteri bo nabo basigaye basomaho. Mu bwenge. Hari umupasiteri wacu wanywaga inzoga yitwa Andera murama tukamubaza ati mu nama zitetse pastor kunywa inzoga ntibazakunyaga aterega basha umuntu ntanyagwa n'icyaha umuntu anyagwa n'igihe use ntiyisaziye muri pastor abana be ntibatuye muri Amerika. Namshisa asomaho buriya. Oya nta nabikinisha. Oya nuko aze kutamukurikije kutamukurikije nawe ngo reke gusoma biterwa naho n'imiturire. Imiturire terega n'ikibiti. Reka tuba turagana ku musoza yo kugira ngo tunakureke wa mugani ubu ni isaziye usana nyine nkwatwa bakuri ingofero ari. Yego usubayeho ute ubuzima bumeze gute ubu ngubu? Ubuzima ni buke napfushije umugore mu 1900 mu 1917 tariki 21 madamu namurongoye mu 1957 ndangije umwaka wa 8 gito. Apfa ryari? Apfa mu 1917. Oya muri 2017. Gaho nambagiye mihora atari mihora 2017. Nambaga rwose warashatse utarabaho. Ubu imyaka 4 nyimaze ndi jyenyine. Nabwiye Yesu niwe igisubizo cyane sinashobora kurambagira abana bangana n'abuzukuru banjye kandi sinabona umugore kereka urengera imyaka 45. Ntabwo wakishumusha akana gato se? Oya ese ntabwo ujya ubibona muze? Nabyarira abana mu bandi. Ntabwo ujya ubibona se? Oya bene ako ntugatunga kigira hirya mu rungano kakaguta. Reka kigira mu rungano unagendera mu nkweto imukwira. Ntabwo ujya ubibona se muze? Ntabwo ujya ubona abasaza bashatse abana bato ugendera mu nkweto itagukwirika kurya. Inkweto itagukwirira kurya maze rero ukwiye kugenda mu rugero rukwiranye nawe. Ubu ntabwo uzongera gushaka nintabona umuntu uhwanije nk'abakaba ku myaka sinzamubona. Usura cyarambagiza muze wo mu ndambagira ashaka iki? Nezo umukecuru azakwizanira. Oya harubwo nabona inshuti zikarwanaho. Muze reka tukureke wakoze cyane kutuganiriza rero. Sinzi hari ikindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tukasoza. Icyo mbabwira ibi bintu tureba ntibyiremye. Ibintu byose bifite umutwaro ukomeye. Yego ni data wa twese wo mu ijuru.
icyo mbabwira ni ugusabira umuyobozi wacu Paul Kagame akaramba ku ngoma kandi tugasabira no kugira ngo Imana igifashe ibitekerezo bye akomeza tuyobore neza mwifurije ukuri kutazatezuka. Yego wakoze cyane muzehe urakagiranye n'intwaro twaganye n'imfura amatwi mwumve mukandike wakaririmbiye nde data bukwe umuhungu we yarongoye ampa inkenye kandi n'isambu ntuyemo niwe wayisabiye arayi agwi inkenye z'ubuntu kubera iyo ndirimbo ndirimbo mutuye ati nkugize umutware mu bakobwa bawe ntavuze ngo agize umutware mu bahungu ati nkugize umutware mu bakobwa banjye ampa inkenye nagira ngo ntazandongoranye na gatanu ako karirimbo ko kitwa murakumva oya turirimbiraho twumve ubukwe bwo mw'isi butera amatsiko nyamara bwuzu yemwe miruho dufite ubukwe tuzataha mu ijuru bwa Yezu Kristo n'itorero rye gusubiramo niko se wowe shuti warararitswe nawe uriteguye none kwakira Yesu mwami azatwambika imyambaro yera tugeze iwacu twateguriwe azatwambika imyambaro yera tugeze iwacu twateguriwe. iyo ni yagwereye inka. Icya kabiri abazabutaha baratoranijwe abatowe na baziranenge ibishura byabo baracyabimesa mu maraso y'umuziranenge gusubira niko se wowe shuti warararitswe nawe uriteguye none kwakira Yesu mwami azatwambika imyambaro yera tugeze iwacu twateguriwe. Nzahimbaza Yesu kuko yamfiriye nzahimbaza Yesu nje mubonerera gusubira arambwira neza mu mutima wanjye ndamukoma ngarumva arakingura ati uruwanjye nimucyo twitegure shuti ijuru rirakuze cyane abantu babwiriza ubutumwa twitegure by'ukuri hose tujye mu bwami bwe mw'ijuru. Cya kabiri Yesu yaratsinze nitumwizigira tuzabona impano ituma dutsinda arambwira neza mu mutima wanjye ndamukoma ngarumva arakingura ati uruwanjye nimucyo twitegure shuti ijuru rirakuze cyane abantu babwiriza ubutumwa twitegure by'ukuri hose tujye mu bwami bwe mw'ijuru. Haleluya rutaguriye Imana bahumugisha. Urakoze cyane kadushimira nandi mwe mudukurikiranye tuvuga ngo amahoro y'Imana bari namwe komeze kandi ngeze mu zabukuru ntabwo mugera ku bantu yego muzarwane usaze neza usaze nubaha Imana kandi nubaha n'abantu amena. Urakoze cyane